ikintu kijambije ibintu abantu b'iki gihe bari mu nzu yitiriwe Imana ni ibyaha. Ni ibyaha, mukuraho ibyaha, murebe uburyo ijuru rirabakingurira. Inyenyeri ziri mu ngendo zazo ziri kurwana na seseraga isengesho ryawe rihite. Kuraho ubusambanyi, kuraho ubwibone, kuraho ubutinganyi. Parabinifayi hano mando danteregeya. Ayiwe, ariko abadayimoni barikoranye. Najya mu rusengero, najya mu nindi batura, najya gutera intambwe bikanga. Kera amaguru bagize gute? Barayaziritse. Ubwo rero ndihuse ndagiye umwaka wa mbere, imyaka 10 none muri kwirirwa muri uhanagura amarira. Ijoro riratabara, Yesu ni muzima, kandi ijambo rirambwira ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, ariko abanyabugingo barahari. Imana nishimwe cyane. Mu iyo myaka yose naragiye umva mbanemi mbura amaraso. Aha ubu amaraso y'abandi nambaye. Muracyambabwire imiteto murimo muranyagariko. Oya ahantu hose ngeze mba meri w'abantu bose. Dore byarananiranye noneho mba gutya. Mwabibonye mba mu gare. Ibyo kurirwa musakuriza abagabo. Ujye utansige umunyu vraiment. Umuntu ufite amaboko abiri umunyu mugabo. Mujye mubihorera abagabo. Bave mu muteto bamenye ubwenge. Imana nishimwe cyane. Mujye musekera mu nzu y'Imana kuko hano hanze ntiwahasekera. Aha niho umuntu akura ibitwege, aha niho umuntu akura morale. Murabona se ntari umukecuru usazanye morale? Muri Yesu Kristo biremera. Imana nishimwe. Mujye mwisekera rero. Kuko ugera mu rugo ukasanga ibintu byose ni deranje. Pa. Ariko hano ngirira gutya. Aha. Imana nishimwe. Rero iminota ntayo. Iwacu rero nange ndi umuyobozi mu rukurazo. Aba VIP wacu bahita bambwira ngo Mary baba banyereka ngo ni mwiwe. Iyo bagize gutya funga sino baragusigamo. Rero ntago mbatindiye. Haleluya. Ugira ngo nyine mutazanga kumpa umwanya nagarutse. Reka nihute. Nimundebe ngo nuko ndi umumeri ukuza ariko ndabanguka mu buryo bw'umwuka. Imana nishimwe. Abacamanza ibice 5:20 turagiye. Haravuga ngo iki? Ijuru riratabara. Inyenyeri mu ngendo zazo zizwana n'iki? Na sesera. Shatse sinakwicarira. Oya. Umva ijambo ariko. Yemwe badaseka. Haleluya. Haleluya ba mama. Haleluya ba papa. Ba jeune. Bakobwa. Ijambo riratubwiye ngo abacamanza ibice 5:20 ijuru rigiye gute? Ijuru riratabara. Ijuru riratabara. Ryatabaye mama Gisele ari muri koma, rirongera rimukura mu kagare. Ye baba we, ijuru riratabara. Mvugira ngo ijuru riratabara. Nawe mvugira ngo ijuru riratabara. Iwe ijuru riratabara. Yewe ijuru riratabara. Mumbabarire ijuru riratabara. Noneho rero wampaye iminota ingahe? Wambwiye ngo nimbirenza nanjye nuzasiza ntubizi. Nanjye yarampamagaye Uwiteka ari kumwe nanjye nzakwishura nuramukundebye ijisho. Haleluya. Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana Yeremiya 51:20 gusoma biri gutindira iminota ni mikeya. Haravuga ngo Uwiteka abwira Yeremiya ngo yewe Yeremiya we, nakugize intore sorwanisha, kandi yewe Yeremiya we nakugize intwaro
ivugisha mu bihugu byose. Mureke mbabwire, ibi byose mubona biri kubajyana iyo, bikabereka ko Imana itariho, itakibaho, itagisohoza amasezerano, itakivura. Imana iriho, Imana iriho mama. Kandi ubyemere ubyanjye. Meme, Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Elle est le même. Alléluia. Toujours Imana iriho. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Ni muzima. Ni muzima. Ni muzima. Ni muzima. Abasore we. Yamwe abakobwa we. Musijya kwiganyira. Ni muzima. Ni muzima. Ngangire nte. Mwagasubiramo. Maye refuti. Ye baba we. Turagiye. Ni muzima. Yesu ni muzima. Yesu arakiza. Yesu aragabura. Yesu aravura. Yesu ni muzima. Muri kunshuka ngo njya mu mavuta menshi, abayobozi bavuga ngo mere n'ikindi. Noneho ijambo nabaza ni ukuri ijuru riratabara. Buriya rero mu bacamanza ibice 6 umurongo wa mbere, icyatumye Imana burya yemera ko Abayisiraheli Abamidiyani bababyina hejuru gato, yanga agasuzuguro. Oya mwari, yanga agasuzuguro. Oya Imana yanga agasuzuguro. Nawe bagirira neza mu gihugu cya Egiputa, ibagaburire, ibambike, etc. Turi kwihuta iminota ari mike. Nibarangiza uzi ikintu kibi bakoreye Imana, bajye kuramya imana za Bamori. Bigirwama Imana nkumugisha. Bajye kuramya ibigirwamana imana za Bamori. Imana irareba tumva Abayisiraheli we nubwo muri ubwoko bwayo imyaka 7 mbibye amaso, kandi mu myaka 7 yabimye amaso koko. Ye baba we bajya guhinga, Abamidiyani bakaza, ariko Yesu arahari. Humura ntacyo uzaba. Komera we, komera muhu, ye komera muko, yewe nawe mama azaturengera, azatugaburira. Yewe arahari we. Ya. Haleluya. Ubwoba nibushire. Mwaragiye mwisetingamo ngo nimuzabona inkwano, muragenda mw'abakobwa mwe mwise Satani akajya digita. Rafiye ukumva amajwi ya Satani ngo digite, ngo uzapfa utabonye umugabo kwa General Yesu. Uzabona umugabo mu izina ry'Uwiteka Imana yacu. Uzabona inkwano mu izina ry'Uwiteka Imana. Ijuru riratabara. Ngambwira uko Imana yanga agasuzuguro. Irareba yibuka ubwoko bwayo. Mwari murasherewe iki twibuka mami, iki twibuka. Irareba ariko bari abantu basejemo, ariko ubundi nabanje. Kandi ndabona abadayimoni bakomeje kubasibase mu nzara, mu bitutsi, mu kubatunga intoki, kubasibira imyaka. Imana irongera iratoranya, iritegereza hasejemo, shakamo Gideyoni, Aroferi. Imana ijya yongera igatoranya, irongera isubiza amaso inyuma, yibuka ubwoko bwayo, itoranya Gideyoni. Imana nishimwe. Ugira se yarwanishije ikintu gikomeye.
ngo ufite inzara ngo birakomeye ngo uzapfa haracyari ibyiringiro. Dufite Imana ikomeye niyo buhungiro bwacu, ayiwe n'igitare gikomeye. Papa witinya, dufite Imana. Mwarimu Rasheli, kandi ntikoze isoni, ayiwe dukwiye gukiranuka, naho ibindi ni nyongera. Ikintu kijambije ibintu abantu b'iki gihe bari mu nzu yitiriwe Imana ni ibyaha. Ni ibyaha, mukuraho ibyaha, murebe uburyo ijuru rirabakingurira. Inyenyeri ziri mu ngendo zazo ziri kurwana na Sesera ngo isengesho ryawe rihite. Kuraho ubusambanyi, kuraho ubwibone, kuraho ubutinganyi. Parabinifayi hano mando danteregeya, ayiwe uzongere kuzuzanya iyo mpigi ku mweko. Bayobozi, umunsi umwe muzamufata kandi Imana yakomeje kubimbwira, kandi ntamva isubiranira ibyawe wigendere. Imana nishimwe rero. Ijambo ryo muri Yeremiya 51, haleluya haleluya, 20. Imana ibwira Yeremiya ati, yewe Yeremiya we, uri intorezo zatarwanisha mbese yose. Yeremiya we, yewe Yeremiya we, ugize n'intwaro. Ayiwe niwe Yeremiya, ninjye Yeremiya. Turi intorezo z'Imana, turi intwaro z'Uwiteka Imana. Azarwanisha iki? Ibihugu byose. Imana se ntiyatabaye Abayisiraheli, yarwanishije ikintu kirekire se? Ibi bindi birimo muri amakondera, ariko Mana ayiwe Uwiteka Gideyoni nawe aravuga ati, ni kubwo Uwiteka na Gideyoni. Imana irahari, ariko abadayimoni barikoranye. Najya mu rusengero, najya mu nindi batura, najya gutera intambwe bikanga. Kera amaguru bagize gute? Barayaziritse. Ubwo rero ndihuse ndagiye. Umwaka wa mbere ibitari Gisenyi birananiranye, Musanze birananiranye, ndagiye Ruwa Faisal biranga, CHK biranga, kwa Nyirinkwa biranga, ibutaro mu Banyamerika. Imyaka 10 none muri kwirirwa muri uhanagura amarira. Ijoro riratabara, Yesu ni muzima, kandi ijambo rirambwira ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, ariko abanyabugingo barahari. Imana nishimwe cyane. Mu iyo myaka yose naragiye umva mbanemi mbura amaraso. Aha ubu amaraso y'abandi nambaye. Muracyambabwire imiteto murimo munanyagariko. Oya ahantu hose ngeze mba meri w'abantu bose. Nushake mubaze Rasheli ko namubereye meri. Angana urwara singuyu ubona gusabiye. Hereza Imana icyubahiro se. Baba nani sone ufite. Ubwo rero aho ngaho amaraso yarashize, dore handi mu maraso y'abandi. Ibisashi byaracicikana. Aha ni mu maraso, sibyo? Noneho hano aha ngaha ni mu mbago, muri kuzireba. Mu myaka 15 mu mbago, sambuje samparire, nguri umwana wanjye twazengurukanaga ibitaro. Aha ngaha impamvu ndi kubabwira ngo ndi mureke imiteto, ijoro riratabara. Uko waba umeze kose, wari wagira umubabaro nko Kristo yagize. Oya mbabare ubibwire vrema, mbwire muri mwebwe uwagize umubabaro nko Kristo yagize neza. Ndashimira Imana ko itigeze isiga mu bitaro mu myaka 15. Dore byarananiranye noneho mba gutya. Mwabibonye mba mu gare, muri kubireba. Akira mibere kigare jubereka batabagira ngo oya ibi ni ibimenyetso bereke. Aha nabaga mu gare, sambuje samparire. Ijoro riratabara, haleluya haleluya. Imyaka 15, ubwo mu myaka 5 yose sinavugaga, nararebaga ariko sinavugaga, ariko ndashimira Yesu utegeza asiga. Imana nishimwe cyane. Mpamvu rero kubabwira ngo ijoro riratabara ryampuhiyemo mu myaka 15. Uriya mwana yigaga kaminuza, biba ngombwa ko kaminuza yagarara, amafaranga arashira, tato Ruwa Faisal kunyura muri sikane. Umva
namwe murabyumva bafagitire menshi cyane ariko ndashimira Yesu ifaranga rishize narakoraga Imana yaranyigishije icyo bita saving njyewe nivuje ku mafaranga nakoreraga ibyo byo kurirwa musakuriza abagabo ujye utansige umunyu vraiment umuntu ufite amaboko abiri umunyu mugabo mujye mubihorera abagabo bave mu muteto bamenye ubwenge dore hano narindi mu mbago ubwo yankuye nyine mu gare impaka morale ko mu mbago dore hano ngize uyarabizi nagiye mu rusengero inyohereje hano rero dore hano kuva no mu gare no mu mbago nagiye muri koma ndaberekesha abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose n'abahinduriye benshi cyane gukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose umva Imana izahaguruka kandi abanyanga batatane umva papa hariko abakiranutsi tuzanezerwa tuzishimira imbere y'Imana abakristo we ni koko tuzishima ibyishimo bitavugwa haleluya haleluya ubwo rero nyine mvuye muri komani byinshi naranditse ikayi iruzura ukuntu umuntu yagiye kuva mu mwuka ukuntu hazi ingabe ebyiri z'ijuru n'iza ikuzimu ariko inyenyeri mu ngendo zayo zirwana n'iki na sesera mu kiranutsi agatabaruka ni birebire ntabwo nabivugira hano ubwo rero nyine muri koma mbamo muri koma byageze aho amafaranga ashize umuntu ivanye mwese ni muri bakuru iyo imbere ntimugira ngo ni hano hafi andarurana n'abana bose anjyana Kibagabaga anyondoza imbuto amata ayiwe yawa ushobora nasa neza ya umva abakozi bakajya birwa bancudeba mu bintu ntazi yewe nabivamo imbuto nkasanga bari gucicikana ijuru riratabara none sugiraga amagufa yanjye ari gukomera nari narabaye ngo ariko Imana iranyenda iramuhagurutsa iramuhuza nawe arambwira ngo mama ikintu cyose anzanira abakozi umva yewe data we n'abana banjye ashakira iki abasipesiyalisite abavuye i Buruseli abavuye mu Bufaransa ni ukubera Imana umva reka ndacyo aho urashobora kundabika ijisho kugira ngo nawe ntabwo nacura umwana nk'umuramami ndaje ubwo rero amaze kunyondora neza kubera Imana uri kubyumva nari singaye njya ruwa Faisal kubera protocole n'imodoka najemo ijoro riratabara yarababwiye ngo ndi mushiki we ni ukubera Imana yebaba we badogita bagacicikana kuko ndi mushiki w'ibwami nyine namwe muraba yewe ijoro riratabara nimukomere ari ikindi nakongeraho ureke mbabwira muhaguruke mbasengere ayo maganya yanyu murapfuye ntimugira ibyo kurya oya wari wajya mu kagare ngo wumve ukuntu amagufa umva umubiri warandiye Yesu we ibintu byose kabikorera hondi ku buryo n'akana kanjye k'agahungu
kari kazi kunyambika pampesi. Yo mpamvu nyavuga abana banjye nanjye Imana ndayishimira cyane yabarinze itabi barinda urumogi tujyana niba ture ubu murimo w'Imana nkora 24 sur 24 mushumba ntaha bamwana bayigendeye barambwira ati Meri wacu ibintu byose nkabishyiramo neza. Imana zambuto z'ibwami na yamata biragenda birayungurura mu bwongo buragira burakora no kubera Imana. Tugiye gusenga Imana igumugisha. Urarakaye sisi waya haravuvuye ganda ayiwe rabundi data ni nini. Umva Imana irambwira urakomeje muri ADPR hagara hano nanjye guhanurira Uwiteka Imana nyir'ingabire irahira urakomeje irongera gutoranyije nkuko yatoranyije Gideyoni igendere. Noneho buri muntu wese mureke babwira mureke tujye duce bugufi impamvu ibibazo byisha abantu. Nawe urabona abayisiraheli bibagirwa Imana yabamye imyaka 7 none twe turi gusakuza abitorero baragenda babaramya ibigirwamana by'abamori abakobwa bari kugenda mu mangazini mu mashopu bakajya gushopinga amatayi abasore bageraho bari gusoma nabo bakisomera aho bagiye bari gukura agatabi ubwo si Imana izagutabara guturi mu ibyo. Impamvu umubiri wakunaniye usambana kuva la premier jusqu'à le 30 nuko utabibwiye Yesu uzanire Yesu umubiri ni ufite urukingo. Bakobwa we basore we iyo mibiri yabananiye Yesu ni ufite urukingo wenyine. Muri munsi mwapfukamye buri munsi mibiri marishimwe tujye kurambura amaboko yacu mureke mbabwira n'ukuri Imana iraha hantu abantu mwasenze uyu munsi mufite umugisha mwinshi cyane. Nta gihana Imana yigeze guha nange gukubite mu igare ube muri koma nabaye muri koma Imana nakanguwe na so mureke mbabwire Imana izabarinde ikintu bita sonde yo hasi yarandiye ndimo niyo mu mazuru muyobozi nakangutse ndi kuvuga ngo Dr. Samu nutihana ibyaha uzarimbuka Dr. we kandi yampaga amaji yampaga imbuto yampaga ibi nkanguka ndi kumuhanurira arambwira ngo Meri n'ibintu nagukoreye byose urambwira ngo Imana izantimbagura ntizagutimbagura nutihana bagira ngo mu mutwe byicanze ariko yari Imana iri kuvugira muri njye. Use niyanjanye mu rukurazo ikajye mbwira ngo hano na mumbago banteruye ni waruhari so wanyakiriye ngeze narabaye nk'agakecuru narahitamye ese ngo nirwa ninyiga abana sha wangeza rukurazo ndakugurira denjiga nawe ndakugura denjiga nabona ibisore nk'ibi mu nzu y'Imana nimuzajye muza kumfata ku rupangu abana babanze gukanguka muze munjyane mu rusengero dore kwa ruguterura ndi mu mbago ahanagira ura rero mureke babwire n'ikindi kintu kibishe guca imanzi nje nimwabonye ukuntu muhimbaza kuriya nje ntibyashoboka nje ni muri zukwe umugongo bijyamo niko Imana yambwiye bijyamo marayika bashyiramo wari ukuncumuniraho birakureba njewe nkagenda Yesu umwami nameze Imana yari yarambwiye ngo nikine ngo uriye umukobwa wanjye twagera mu rugo afite rwa ekara runini cyane ruruti bafure nkabwira abana nkumva umwuka arambwira ati noneho babwira bagushyiremo inkongomane mama we ubwo nikina y'iki umugongo Imana ikajya mbwinga ngo ujye usunika bipfa kuba biri mwuka nari kuzakira umugongo gutese muri kine byaye byaranze mpora ku magare wa muri kine yewe data we ariko inkongomane yageramo nanjye Yesu we ororuka nkumva mu mugongo biri kurekura. Haleluya byose byicwa no kutegera Imana gikubwira amakuru none se ntabwo nabishe mubaze mwarimu rasheri ambwiraga ngo Meri wamba bari ukihangara ugahaguruka wapi hano hari kundya
ndi kurira byaranze nkora nicaye ariko bashyiramo nka kuri ingoma aho ndi kumva umwuka aramwe ngo nawe sunika kumva biri kugenda ka Imana rihabwa cyubahiro. None rero buri muntu wese twese burya nta muntu n'umwe utarageraho Satani adatera ibuye. Aya maganya kurirwa dutuka Imana tugira gute ubuse mureke mbabwire nagenderaga mu modoka Mosherami Kimisagara nari ifite urupango mu Ruhengeri nari ifite ipango Gisenyi yo narayifashe ariko nari umugabo ntigihabwa imwe. Ndashimira Imana icyo nasiganaga ni Mwuka Wera wandusha ibyo byose ariko ku ijambo na Mwuka nanjye never. Tujye gusenga buri muntu wese yisuzumye ikoreho hano cyagutandukanyije n'Imana cyatumye utuka Imana ngo ntabwo ucuruza ngo ntacyo ubona nk'abandi uri muzima ufite amaguru abiri amaboko ni mabiri amaso urareba yewe we cyabugufi azabasure hano cyabugufi hari amaboko agira ntahora mu nsengero avuga Imana ntumuzi mwari azagere hano maze murebe ukuntu muzahura wemere nuwaho uzahura n'ikizamini azakubwira ati jyana mu bwiherero uzabigeza utegera ambwe ngo jyana mu bwiherero ndavuga n'Uwiteka we wambabariye ndajyana umugabo mu bwiherero utari uwanjye kakora ku muti yakone mata wambabare ukamujyana ati simujyana wambabare simujyana kugeza igihe ntanze amafaranga yo kujya bamujyana mu bwiherero umunsi wose. None wawe uri gutuka Imana na telefone ntayitaba no kwifungurira ntuza ntabishoboye. Ababwiye ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa ariko ijuru rirahari. Mu byo muharanira byose mureke babwire mbana n'abantu rukurazo babaherwe pe ntubazi umva n'aba VIP n'abaherwe ariko kugira ngo uzababone mu bihe nk'ibi babikura hise siba yabatwaye ariko mujye mushimira Imana. Tugiye kuvuga ngo rero aho twatangiye tugire hose Imana itwezesha amaraso yayo yo n'ubundi mwari murasheni naza senge data we takaya baba yagaya sheregere bemeneya marekereneya. Mana turagushimiye uri Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo uri Imana ifata ibyari bitariho ukongera ukabiha ubuzima. Turagushimiye kubw'urugendo rurerure rwa Mama Gisela wabanye nawe mu rugendo rutari rworoshye wabanye nawe uramukiza wabanye nawe uramwimana uri Imana ifite imbaraga uri Imana yihagije. Uyu mwanya dusengeye umuntu wese wari ufite amaganya wari ufite kwiganyira yibaza uko bizagenda uri Imana irwana ku manywa ikarwana na nijoro uri Imana yahaye ubuzima Mama Gisela akaba akiriho. Ndamwibuka nanjye ari mu kagare ndamwibuka amaraye barayajyanye abaganga bari kuyakorera ubushakashatsi ntayafite ariko uwongera uramuremera ubuzima ariho. N'aba rero bicaye hano uri Imana yongera kugarura icyizere mu mitima kongera ukarema ubuzima. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Mukomere Imana amashyi ntacyo bitwaye mujye muyihereza amashyi ariko iyo ushaka Imana urayitereta ushaka Imana urayitereta gerageze muyihereza amashyi.
n'impumyi anyishimira ukunguwe arankomeza Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza Hallelujah. Hallelujah. Imana ihimbazwe ko ingira imbabazi zo kugira ngo ndirimbe ku bashyitsi batanze. Nitwa Eric, kunze kunyita Cyanika cyangwa bakanyita Biremera. Ni umukristo wa hano. Yesu aduhana umugisha. Urukundo rwawe mwami nirwo rutumye binika ubugingo njye mu mitsi ya none umutima wanjye ntabwo zibagirwa igorogota kuko ariyo soko y'agakiza wampaye urukundo rwawe mwami nirwo rutumye binika ubugingo bwanjye mu mitsi ya none umutima wanjye ntabwo zibagirwa igorogota kuko ariyo soko y'agakiza wampaye ami ntabwo nzibagirwa ko wankunze nkiri mu byaha nari nkwiye kurimbuka kuko nari umunyamahanga ariko ngira ubuntu umbwira igorogota ninduka umuragwa w'amasezerano ami ntabwo nzibagirwa ko wankunze nkiri mu byaha nari nkwiye kurimbuka kuko nari umunyamahanga ariko ngirira ubuntu umbwira igorogota ninduka umuragwa w'amasezerano imikoba wakubiswe bikoreye umusaraba akwambika n'urubingo icumuri mu rubavu mwami wanjye mbabarira ishurira urwo rukundo wankunze ikamurema wa mwami imikoba wakubiswe bikoreye umusaraba bakwambika n'urubingo icumuri mu rubavu mwami wanjye mbabarira ishuri
kwiyegurira urwo rukundo wakunze Mwami ntabwo nzibagirwa ngo wankunze nkiri mu byaha nari nkwiye kurimbuka kuko nari umunyamahanga ariko ungirira ubuntu umpira igorogota induru ku muragwa w'amasezerano Mwami ntabwo nzibagirwa ngo wankunze nkiri mu byaha nari nkwiye kurimbuka kuko nari umunyamahanga ariko ungirira ubuntu umpira igorogota induru ku muragwa w'amasezerano Ndashaka kuba mu rukundo wakunze ubugingo bwanjye Mwami bwose ndabukweguriye kandi iminsi yanjye yose ndagusingiza ndasiba amaboko yanjye Mwami ndashaka kuba mu rukundo wakunze Mwami ntabwo nzibagirwa ko wankunze nkiri mu byaha nari nkwiye kurimbuka kuko nari umunyamahanga ariko ungirira ubuntu umpira igorogota induru ku muragwa w'amasezerano Mwami ntabwo nzibagirwa ko wankunze nkiri mu byaha nari nkwiye kurimbuka kuko nari umunyamahanga ariko ungirira ubuntu umpira igorogota induru ku muragwa w'amasezerano ibiguhagaritse umutima Imana ibirimo ibirimo Imana ibirimo ibiguhagaritse umutima Imana ibirimo ibirimo Imana ibirimo ibiguhagaritse umutima Imana ibirimo Imana ibirimo ibirimo Imana ibirimo ibiguhagaritse umutima
imana ibirimo ibirimo imana ibirimo ibiguhagaritse umutima imana ibirimo imana ibirimo ibiguhagaritse umutima imana ibirimo ibirimo imana ibirimo ibiguhagaritse umutima imana ibirimo